kwirirwa nza hano nizengurukaho nkubwira ngo umbwirire ngo Rugema, naje gusanga ibyo mbwira Rugema nawe bikureba. Okay. Ibyo nirirwa ngutuma kuri Rugema nawe ubwawe birakureba. Nyiranambara weho na Rugema nzi neza yuko ibyinshi akora wamugiye mu matwi, no kuba nivugishwa buri munsi ngutumaho ngo Rugema, si ngombwa yuko mugutumaho. Murafatanyije, ndashaka kumenya aho mama wanjye ari. Ariko njye nakubwiye nti ibyo uri kumbwira ni ibintu numva bwa mbere mu matwi yanjye. Mama wawe njyewe nzi ko yapfuye. Akuzarikira kubikirumira habiri nyirana. Ariko bigenze gute? Njyewe niko mbizi ntago. Okay. Ntago nzahana. Ntago zahana. Njyewe ntago mbizi. Se Nyiranamba, kuki mushaka ko bino bintu bizamo abayobozi? Kandi nibizamo itegeko. Turaborohereza, tubabwiza umunwa, nibizamo itegeko. Muzatwereka aho mama wacu ari. Ariko mukagira Imana. Njyewe ntabyo nzi. Ugiye bibaza Rugema. Ni iki se Rugema akora wowe utabuze? Ko nzi ko amafuti yose mama muyafatanyije. Ko nzi ko ibyo mukora byose mama mubifatanyije. Ikindi kandi namaze kubimenya tumaze gushaka. Rugema yahindutse usibye ko mbamona apfa kugerageza. None hajya kubera inyamaswa bamwinjiye mu matwi. Nta kintu na kimwe Rugema yakora wowe utakizi. Nta kintu na kimwe Rugema yabazi wowe utazi. Ni ukuvuga ngo niba Rugema azaho mama wanjye ari, murafatanyije nawe ubwawe urahaza. Njyewe amaze kunshaka afite umwana mutoya, nagiye kubona mbona arakuzanye urahinja gatoya cyane. Ubu ni wowe wibutse kubimbwira. Ntago rero nzi ahantu mama wari yambwiye ko mama yapfuye. Wewe Nyiranambara n'umutima wawe uranyakira urandira. None se wasanze nimba utararezwe waje nk'ikivejuru ungana gutyo urazu uguma hari. Uranyakira gutyo ngo nuko Rugema anzanye mu rugo rwanyu ngo mondere. Ibindi ntago shaka, ibindi nta kindi kintu ushaka kugira ngo nirebuze kuri wowe. Ikizima n'ukungana gutyo. Hari ibindi? Ese Nyiranamba, ubu ngubu uzahora muri ibi bibazo kuzageza ryari? Uyu mwana mwamubereye imfura. Buri munsi njye mora nicara mbabwira ngo mubimfura kugeza ryari? Wamubwiye niba nyina aho bamushinguka hamugeza yabakiri na muzima mukamugezaho nyina ari. Ako se bararinda banjyana ku gituro cya mama ariho kubera iki? Ko bazi neza aho mama wanjye ari. Kandi ndakomeza mbabwira ati ibi bintu tuvugisha umunwa nibigera mu buyobozi Nyiranamba muzajya kumunyereka mwambaye amapingu. Wowe n'umugabo wawe mwigize ibyihebe. Njyewe ntago ndimo nakubwije ukuri. Nakubwiye ko njyewe ntaza ahantu mama wawe ari. Kuvuga ngo mama wawe ariho ntago njyewe mbizi pe. Ese Nyiranambara n'uyu mukobwa Iribagiza baraza kuba bakizwa n'iki kubera ko tubonye ko Iribagiza aje gushaka mama we kandi ashaka ko ari Nyiranambara ujya kumumwereka, se biraza kuba byagenda gute? Ese Nyiranambara yabazi ko mama Iribagiza ariho? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe rero bigiye kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikiriye ngiye. Ese mama Kanyana we afite yahe makuru kuri mama Iribagiza kubera ko tubonye arimo abwira Nyiranambara ati nababwiye ryari nzababwira ryari timubwiza ukuri wo mwana w'umukobwa Iribagiza abashe kuba yamenya byose. Se biraza kuba byagana he? Byose turaza kuba twabirebera hamwe rero. Nimba tubashe kuba twagerana hano kuri no munota ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza urikandeho, nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filime Inzira y'Umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoci y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, yuko ni byinshi cyane tugiye gukomeza turebera hamwe byabashe kuba byaranga filime yacu Inzira y'Umusaraba. Se uriya mugabo Kamarade n'umugore we ibyo biraza kuba byagenda gute kubera ko twamaze kubona ko umugore wa Kamarade ashaka ko umugabo we ataha? Ese Kamarade azataha? Byose turaza kuba twabirebera hamwe bikomeje kuba byaranga filime yacu Inzira y'Umusaraba kubera ko Kamarade ari kwanga gutangwa asige Iribagiza muri bino bibazo bikomeye cyane, yuko Iribagiza yarageze igihe cyo kuba yagera ahantu ibyabo byari birangiye kubera ko ibyo Kamarade yari yaraje gushaka we na Emile bigiye kugera ku musozi. Rero ntabwo yasiga Iribagiza muri bino bibazo kubera ko Iribagiza aracyafite umugambi ukomeye cyane wo kuba yabona mama we. Uri kumva ko ari Kamarade na Emile bazabasha kuba bamufasha no mu kuburanisha Rugema kugira ngo Rugema abashe kuba yafungirwa ibyaha yakoze kubera ko twamaze kubona ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza. Se biraza kuba byagana he? Byose turagenda tubirebera hamwe akantu kamwe ku kandi bikomeje kuba byananga filime yacu Inzira y'Umusaraba. Se uyu mukobwa Kanyana we ibyo bizagarukira yewe ukomeje kuba wakunda
akunda uriya musore musaza wa Iribagiza kandi abizi neza ko uriya musore musaza wa Iribagiza akundana na Sylvie. Rero na byose turagenda tubirebera hamwe, wowe icyo usabwa ni ugukanda hano subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana ibintu bimeze neza, yuko dukomeje kugenda tubonamo ibintu byinshi bikomeje kuba byashimisha abantu hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Se Mama Kanyana we ibyo biraza kuba byamugendekera gute ko akomeje kuba yabuza uyu mwana w'umukobwa kuba yakunda musaza wa Iribagiza, kandi twaramaze kubona ko uyu mukobwa atiteguye kuba yarekura uriya musaza wa Iribagiza, adateze kureka kumukunda, kandi twamaze kubona ko musaza wa Iribagiza nawe yigeze akundana n'uyu mukobwa Kanyana, ngo bivuge ngo baranakundanye ngo babashe kuba bamwanga, barakundanye. Nibwo yakabonye avuga ati Sylvie yantwariye umugabo, none uyu mukobwa ntabwo yigeze aganiraho na musaza wa Iribagiza na rimwe yigeze amubwira ko amukunda, uretse ko twamaze kubona ko Sylvie uriya mushiki wa Cyusa ariwe wabashije kuba yatera intambwe ya mbere atumira uyu mukobwa kuba yamwereka umukunzi we, kubera ko bari bamaze iminsi bapanga uburyo bagomba kuba babona abakunzi, kuko buri wese yari afite umukunzi. Muri iyo minsi bose baboneye umukunzi rimwe, hagira bose barabihishanya, ntihagira n'umwe werekana mugenzi we ko afite umukunzi. Rero uyu nguyu Kanyana we yisanze bamweretse umukunzi, basanga uwo mukunzi bamweretse niwe yakundaga, yuko twamaze kubona ko Sylvie uriya mukobwa uvukana na Cyusa yerekanye Rurangirwa, kandi twamaze kubona ko na Kanyana yari yatangiye kuba yakunda uyu musore Rurangirwa nubwo atigeze abimubwira, ariko byabashije kuba byabaho. Se mubona ibintu biraza kuba byagenda gute? Se mubona bizagenda gute iby'uyu mukobwa Kanyana we ukomeje kuba yakunda umusore, kandi abize neza ko afite umuntu yamaze kuba yakunda, kandi bateganya no kuba bakora ubukwe? Byose rero tugiye kugenda tubirebera hamwe akantu ko kandi bibashije kuba byaranga filimi yacu. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu muntu tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi we nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi y'Umusaraba. Niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayomoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko turagenda tureba ibintu bibashe kuba byaranga filimi yacu, kandi bibashe kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira. Kuba uyu mugore Mama Kanyana we atemera ko ibintu uyu mukobwa we arimo arakora, kubera ko uyu mukobwa arimo arakora amakosa akomeye cyane, niyo mpamvu arimo amugira inama tugomba kuba wakwikuramo uwo muhungu. Nawe urabizi neza ko yamaze kuba yafatwa, urabizi neza ko atigeze agukunda, rero uba ufite agahinda k'iki? uba uri kurizwa n'iki? Rero Kanyana we akomeje kuba yareba ifoto muri telefone akagira agahinda, yuko asigaye yicara ahantu hamwe akigunga akareba ifoto ya musaza wa Iribagiza, akabasha kuba yabona ikindi kintu, kubera ko ashaka kwegukana uriya musore, kandi tubizi neza ko yamaze kuba yafatwa. Se mubona ibintu biraza kuba byagenda gute? Ni byinshi cyane rero dukomeje kuba twagenda tureba. Ese wowe uri Mama Kanyana wakora iki kugira ngo umukobwa wawe abashe kuba yakivanamo umuntu akunda, kubera ko yamukunze we atamukunda, kubera ko ntabwo yigeze abimumenyesha ngo abashe kuba yabyanga. Rero Kanyana we aracyafite icyizere cy'uburyo musaza wa Iribagiza azageraho akamukunda, kubera ko nubwo ngo akunda Sylvie ngo ntabwo yigeze amugira umugore ngo nawe yamugira umugore. Urumva ko ngo ibintu bishobora kuba byahinduka. Se izi nzozi za Kanyana zizabazo? Byose tuzagenda tubirebera hamwe, byabashije kuba byaranga ino episode izaba yakurikiraho, kubera ko ibya Kanyana we bikomeje kuba byatera abantu benshi urujijo, kandi bikomeje kuba byashimisha n'abantu benshi uburyo Kanyana ari kwitwara muri runo rukundo, kandi abizi neza ko nta muntu barimo barakundana. Se ibyabo biraza kuba byagana he? Byose turagenda tubirebera hamwe, bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Kandi ni byinshi cyane twagiye tubonamo hano muri ino filimi, yuko twamaze kubona ko uyu mukobwa Coach ndetse na Sylvie ibyo bitangiye kuba byamera neza, kubera ko bari baje kugira inama Iribagiza kuri ino nshuro, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza afite agahinda kenshi cyane. Se biraza kuba byagenda gute? Se niyihe nama baraza kuba bamuha? Byose turaje tugende tubirebera hamwe. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano, hari igitekerezo ushaka kuba watanga, ushaka ko kizajya kiza hano muri filimi y'Umusaraba, jya hasi muri comment ubashe kuba wakitugezaho, kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubonamo hano muri ino filimi, kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira. Ese mubona ibintu biraza kuba byagana hehe? Kuko twamaze kubona ko Coach ndetse n'uyu mukobwa Sylvie mushiki wa Cyusa yari arimo agira inama Iribagiza y'uburyo bagomba kuba bakitwara muri ino minsi, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza na musaza we batameze neza. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, kuba Coach yongeye kuba yagaruka akabasha kuba yahumuriza uyu mwana w'umukobwa, kubera ko ibintu bamukoreye atari ibintu byiza cyane. Ntabwo Coach
yarabizi ko Iribagiza yabonye mama we, rero Iribagiza yaramaze kuba yabwira uyu mukobwa coach ko mama we akiriho kandi ahantu ari Rugema ari buhaze ndetse na nyina ntambara. Rero coach byamuteye agahinda kenshi ariko bihita byiyongeramo n'ibyishimo kuba mama Iribagiza akiriho kandi twaramaze kuba twabibona, ariko Iribagiza arimo arahiga mama. Rero coach yamugiriye inama ikomeye cyane yo kuba yatangira kuba yahiga mama we kandi akajya kwa Rugema akari we ubasha kuba yamutwara akajya kumwereka ahantu mama Iribagiza ari, kubera ko azitabaza amategeko. Natitabaza amategeko ntago Rugema azigera amwereka aho mama we ari. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba uyu mukobwa coach yabashije kuba yagaruka hano muri no filimi. Nimba nawe wikundira coach jya hasi muri comment uvuga ati ndamukunda kubera ko abasha kuba yagira Iribagiza inama ndetse n'undi muntu wese babasha kuba baganira, se mubona ibintu biraza kuba byigana hehe. Rero ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubona kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda iyi filimi, kubera ko uyu mukobwa coach abantu benshi bamukundira ibitekerezo byakunda kuba yatanga inyunganizi, kubera ko abashe kuba yagira Iribagiza inama kandi ikomeye cyane yo kuba yagana amategeko akabasha kuba yarega Rugema ndetse na nyina ntambara, kubera ko ibintu bamukoreye ntago ari ibintu byiza cyane. Nk'abantu bari bamureze bakagombye kuba bamwereka mama we kugira ngo abashe kuba yababona, kubera ko Iribagiza ari gutenzwa na mama we, se mubona ibintu biraza kuba byagenda gute. Rero ni byinshi cyane turaza kuba dukomeza tugenda turebera hamwe. Icyo usabwa ni ugukanda hano subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi twamaze kubona ko Sylvie we nta kintu ari kubirenzaho, kubera ko bizeye ko uyu mukobwa abasha kuba yavuga amagambo mazima kandi abasha kuba yakubaka buri umwe wese ubasha kuba yakurikira filimi Inzira y'Umusaraba, kandi hari n'amasomo abasha kuba yatangwamo hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba. Rero abantu bakunda uyu mukobwa coach hari amasomo babasha kuba bamwigiraho, kubera ko abasha kuba yazamo aje kuba yatanga ubutumwa runaka ku bantu bakurikira iyi filimi bakuramo amasomo akomeye cyane, kubera ko iyi filimi tuyirebamo harimo ubuhamya bashaka kuba bada cyangwa ibintu biraza kuba byagaragaramo byose biba bifite ikintu bishingiyeho, ni ukugira ngo nawe utazahura nabyo mu bihe biri imbere. Rero uyu mukobwa abantu bamaze kuba basobanukirwa babasha kuba bamukundira ingingo abaje kuba yatanga. Rero ni byinshi cyane turakomeza tugenda tunarebera hamwe bikomeje kuba byaranga iyi filimi yacu, aho uyu mukobwa Sylvie we ibyo bitameze neza, aho twamaze kubona ko ari gupangirwa n'uwitwa Kanyana uriya wo kwa Rugema, uriya mukobwa wa Rugema uvukana na Isimbi kuri papa we. Uri kumva rero ko ibintu bikomeje kuba byaba haso hano muri no filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kubona ko Isimbi na Iribagiza nabo babashije kuba barwanira umugabo Cyusa. None twamaze kubona ko uriya mukobwa Sylvie ndetse n'uriya Kanyana bizarangira barwaniye umugabo, kubera ko twamaze kubona ko Kanyana atiteguye kuba yarekura uriya musore Rurangirwa. Se mubona ibintu biraza kuba byagenda gute? Rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri uno munota jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza cyane kuba watanga ibitekerezo tukabasha kuba twabisoma, kandi biba ari inyunganizi zanyu mubasha kuba mwatanga hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba, kandi ibitekerezo mutanze iyo bifatika tubasha kuba twabibagereza hano muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Se mubona ibintu biraza kuba byagana hehe? Mwebwe mukomeje kuba mwakurikira iyi filimi, rero mubashe kuba mwabitubwira nimba ari n'isomo ufite ushaka kuba watanga naryo ubashe kuba waritanga. Ni byiza cyane turakomeza tugenda turebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu, bikomeje kuba byanezeza abantu benshi kubera imyanzuro iri kugenda ifatirwamo hano muri no filimi n'ibitekerezo byiza bari kugenda bakina baganisha, kubera ko twamaze kubona ko Emile ndetse na Kamarade bo ibyo bitameze neza, kubera ko twamaze kubona ko umugore wa Kamarade yabashije kuba yazana mwa runo rugo aza kuba yasura Kamarade aza kureba uburyo ameze, ariko uyu mugore akomeje kuba yabaza Kamarade ikintu abasha kuba yakora hano, amubaza nimba uriya mukobwa Iribagiza akomeje kuba yarwanira nimba ari umugore wa kabiri cyangwa ari mushiki we. Rero Kamarade we yabuze ikintu amusubiza, ariko uyu mugore twamaze kubona ko yumvikana abasha kuba yakumva buri kimwe cyose kibasha kuba cyavugwa, kubera ko Kamarade yamubwiye ku neza akamubwira aho agomba kuba yajya kugira ngo abashe kuba yarwanira uyu mukobwa Iribagiza, yuko twamaze kubona ko ibyabo byari bigeze ku musozo, kubera ko Kamarade na Emile bahereye kera barwanira Iribagiza, ariko kuri ino nshuro ibyo byari bigiye kuba byarangira, kubera ko twamaze kubona ko Kamarade na Emile barwaniriye Iribagiza kuhera Iribagiza atibuka buri kimwe bakemera bakajya twamaze kubona ko Kamarade we yemeye akajya no kuba umukozi hariya kwa Rugema kugira ngo azabashe kuba yarwanira Iribagiza, ariko kuri ino nshuro noneho bari bageze ku musozo yuko twamaze kubona uburyo barwanye kugira ngo Iribagiza nk'umuti wa mbere yongere anywe n'uwa
kabiri ariko bari bageze ku musozo umugore we yaraje kuba yamutwara kubera ko kamarade twamaze kubona ko yarose ikintu kiba cyo kubera ko twari twamaze kubona ko yari yatangiye ko yarota Rugema yaje gushimuta uriya mugore we ndetse n'umwana we ahantu bari. Rero nibyo byateye uriya mugore wa kamarade kuba aza hano kureba kamarade kugira ngo abashe kuba yamubwira atahe kubera ko ibintu yari atangiye kuba yabona atari ibintu byiza cyane kubera ko aho umugore wa kamarade ari nta mahoro ahari kubera ko ngo arara yumva abantu bazenguruka inzu kandi twamaze kubona ko kamarade yatangiye kuba yakeka aba ari we avuga ati ni Rugema cyangwa abambari bese Rugema ashaka iki kuri uyu mugore wa kamarade. Byose turagenda tubirebera hamwe. Rero nimba hari igitekerezo ushaka kuba watanga jya hasi muri comment ubashe kuba wakitugezaho kandi niba nta n'igitekerezo ufite kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza yuko ni byinshi cyane turi kugenda tubonamo hano muri no filimi yacu bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bari kubasha kuba badukurikira. Se mubona ibintu biraza kuba byagana hehe kuba uyu mugore yafashe umwanzuro ukomeye cyane ariko kamarade nawe yabashije kuba yamusobanurira. Uyu mugore twamaze kubona ko ari umuntu wumvikana kubera ko yabashije kuba yakumva umugabo we akaba agiye kwemera nawe akajya kuba yahunga akajya kuba ku muturanyi kubera ko yamubwiye ati uzagende ujya aha ngaha mubashe kuba mwakimuka hariya mwarura rugo mujye gushaka ahantu muba mucumbitse. Murabona ko misiyo yacu iri hafi kurangira kubera ko bari bageze ku musozo nyine we na kamarade Emile na kamarade wo kurwanira Iribagiza kubera ko ikintu bashigaje cyonyine ni ugushakisha mama Iribagiza. Bamara kubona mama Iribagiza bagahita bajyana Rugema mu butabera kubera ko bashaka kuba barega Rugema akishyura buri kimwe cyose yakoze kubera ko twamaze kubona ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza ko yarishe umubyeyi wa Iribagiza akaba yarishe papa Iribagiza kandi twamaze kubona ko mama Iribagiza we yamujyanye mu cyaro akabasha kuba yamukoresha ibintu bitari byiza cyane kubera ko twamaze kubona ko uriya mugore mama Iribagiza nta kintu na kimwe yibuka. Rero nicyo kibazo gikomeje kuba cyakibazwa n'abantu benshi. Se mubona ibintu biraza kuba byagana hehe hano muri no filimi kuba Rugema atari kwerekana mama Iribagiza kandi twamaze kubona ko ari we wenyine uzirira abanga ryaho mama Iribagiza ari mu cyaro. Se mubona bizagenda gute? Rero nimba tubashije kuba twagerana hano tukiri kumwe ukaba wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu Iribagiza akazabona mama we jya hasi muri comment wandikemo amena kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza yuko mubonye ko ari ibintu byinshi cyane bikomeje kuba byaranga filimi yacu kandi bikomeje kuba byanezeza n'abantu benshi babashe kuba badukurikira kubera imyanzuro tubonye ko iri kugenda ifatwamo hano muri no filimi aho twamaze kubona ko uriya mugore wa kamarade yabashe kuba yakemera igitekerezo kizima kandi igihe kibasha kuba cyafasha kubera ko yamaje kumva buri kimwe cyose kamarade na Emile bakoze kugira ngo babashe kuba barwanira uyu mwana w'umukobwa Iribagiza kandi dukomeje kugenda tunabonamo ibindi bintu bikomeye cyane kandi bibasha kuba byashimisha abantu benshi babashe kuba badukurikira kubera ko twamaze kubona ko Imana ikomeje kuba yakora ibitangaza hano muri no filimi yacu Inzu y'Umusaraba kubera ko Iribagiza noneho yageze hara kwa rura rugo kwa Rugema nk'ibisanzwe yaraje kuba yagira ikintu abwira Nyiranambara ndetse na Rugema ariko yasanze Rugema adahari. Rero ni ibintu byiza cyane kuba yabashe kuba yabona hara ku muryango we kubera ko yabashaga kuba yagera hara kuri muryango w'igipangu umuzamu agatangira kuba yamwitambika akazana inkoni amubuza kuba yakinjira hariya mwarura rugo ariko kuri no nshuro ntago ariko byagenze kubera ko twamaze kubona ko umuzamu yabashije kuba yahinduka yabashije kuba yashakisha amakuru yose abasha kuba yabona ukuri kose kuri no mukobwa Iribagiza ku buryo yabashije kuba yaba hano mwaruno rugo yabashije kuba yamenya agahinda ke. Rero niyo mpamvu uyu muzamu none we yageze hano mwaruno rugo Iribagiza akabasha kuba yamusaba imbabazi kubera ko ibintu yakoraga amaze kuba yamenya ko atari ibintu byiza cyane kuba baca umwana mu rugo iwabo kandi abizi neza ko ari iwabo. Uri kumva ko uyu muzamu nawe yarari kwicuza icyatumye yumvira boss we Rugema kubera ko Iribagiza ntabwo yakabaye amutangira hano kuri no muryango. Rero kuri ino nshuro we yasabye imbabazi yemera no kuba yareka Iribagiza akinjira ku neza ariko ntabwo byigeze bishimisha Nyiranambara kubera ko Nyiranambara yaje agasanga uyu muzamu arimo aganira n'uyu mukobwa Iribagiza barimo amusaba imbabazi. Rero Nyiranambara byabashije kuba byamubabaza cyane atonganya uyu muzamu n'umujinya mwinshi cyane atangira kuba yamubwira ati we narakubwiye ngo uzajye wicara hariya nakubujije kugira umuntu n'umwe ukingurira. Rero uri kumva ko uyu muzamu yarateye intambwe ikomeye cyane burya n'Imana ibasha kuba yareba ikintu ikabasha kuba yabona buri kimwe cyose ukabasha kuba wasuzugura amategeko kugira ngo ubashe kuba wakurikiza ayandi yawe kandi ubona akwiye kubera ko uyu muzamu yabashije kuba yakoreshwa n'Imana abasha kuba yabona ko Iribagiza uno mwana w'umukobwa abasha kuba yarengana
ibasha kuba yamukoresha ibitangaza bikomeye cyane. Burya nawe nimba wizera ko Imana ikora igahindura ibintu, igakora ibintu utari witeze ko iraza kuba yagukorera, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kubona ko ibitangaza imaze kuba yakora. Kandi niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze uri kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Ese mubona ibintu biraza kuba byagana hehe? We Iribagiza ukomeje kuba yabaza uyu mugore mama Isimbi, akomeje kuba yamubaza tugomba kuba wanyereka mama, kubera ko nubwo Rugema namusanze hano mwa runo rugo, ni wowe ugomba kuba wanyereka mama, kubera ko amabanga yose ubuyazi. Uri kumva rero ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha, kandi twamaze kubona ko Rugema ndetse n'uyu mugore Nyiranambara ntago yigeze ababwira ko afite undi mwana mu cyaro. Se mubona ibintu biraza kuba byagenda gute? Rero niba tubashiye ko twagera na hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona icyo jambo ryanditseho subscribe, ubanza uri kandi nurangiza ujya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi yacu, yuko ni byinshi cyane dukomeje kugenda turebera hamwe, kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira. Kuba Iribagiza yari afashe intambwe ya mbere akabasha kuba yaza kuba yabaza Nyiranambara, akamubaza uburyo bamwice umubyeyi, akamubaza naho undi wa kabiri ari, kubera ko twamaze kubona ko mama Iribagiza akiriho kandi ari mu cyaro. Rero Nyiranambara wiyabuje icyamubwira, kubera ko Rugema ntabwo yigeze ababwira iry'iri banga, kubera ko twamaze kubona ko Fabiola na Rugema n'uyu mugore Nyiranambara bari barimo baganira. Rero Nyiranambara na Fabiola bamubaza aho mama Iribagiza ari, Rugema akanga kuba yahababwira, akarahira akavuga ko atigeze amubona, kandi twebwe twamaze kuba twabibona. Se mubona ibintu biraza kuba byagana hehe? Ni byinshi cyane turakomeza tugenda turebera hamwe. We icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na video zacu umunsi ku munsi, kuko ni byinshi cyane tugenda tubagezaho kandi bigenda bigaragara, bibasha kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikiye. Kandi iyi filimi yacu ibasha kuba yatambukamo amasomo akomeye cyane. Se wabashe kuba wakuramo irihe somo? Kubera ko twagiye tubonamo ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye byabashije kuba byashimisha abantu benshi babasha kuba badukurikira. Se uyu mukobwa Iribagiza wamwije irihe somo? Cyangwa Nyiranambara n'abandi bose babashije kuba bakina muri ino filimi n'abandi bose batigeze baza? Rero ujye hasi muri comment ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe wifuza ko cyaza hano muri ino filimi. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayomoji y'umutima, kugira ngo tuzajye dukomeza kubana ibintu bimeze neza, yuko twagiye tubonamo ibintu byagiye bigaragaramo, aho coach yabashije kuba yagira inama Iribagiza, akabasha kuba yamubwira buri kimwe cyose, akabasha kuba yamumenyesha uburyo agomba kuba yakitwara igihe ageze imbere ya Nyiranambara, mu gihe agiye kuba yamubaza uburyo mama we ahantu ari. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba uyu mukobwa yari yatinyutse akabasha kuba yabivuga. Ni byinshi cyane twagiye tubonamo, kandi aho Sylvie ndetse n'uyu mukobwa coach hari inama bagire Iribagiza kandi ibasha kuba yamufasha. Kandi twamaze kubona ko uriya kamarade ndetse n'umugore we nabo babashije kuba baganira, bakajya inama y'uburyo bagomba kuba barekana. Uriya mugore wa kamarade akemera akajya kuba yacumbika, kugira ngo Iribagiza azabashe kuba yarokorwa na kamarade na Emile. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga filimi yacu. Kandi twamaze kubona ko Iribagiza ndetse na Nyiranambara ibyabo bitoroshye. Se mubona biraza kuba byagana? Mujya hasi muri comment mubashe kuba mwabivuga.